Nongeye kubaha ikaze mwese mudukurikiye aho muherereye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze diaspora mwese nongeye kubasuza cyane. Ni Jackie Flower muri kumwe, mpora mbabwira ngo ndabakunda kandi koko ndabakunda. Mbere byose maje gushimira ko subscribe nawe utarayikora, nkubutsa ko wayikora ngo hanze subscribe n'akantu k'umutuku, ukibuka like, share ndetse na comment, ubundi ntihagire ikintu na kimwe kizongera kugucika gice kuri SHILOH TV Rwanda. Uyu munsi rero ndahagaze ntimubimenyereye, ariko noneho ni umusore special. Ati uhagaze wenyine, mpagaze ndi ngenyine, ariko dufite abantu badasanzwe, abantu b'umugisha nabateguriye. Uyu munsi mbese ni present worship. Flower murambona hano tugitangira, mwongeye kumbona ngaha dusoza. Rero uyu munsi ndababwiye ngo tugiye gutarama. Nubunani mbahaye kuko mbakunda. Rero tugiye kuba turi kumwe n'abakozi b'Imana, wakwibaza ngo nabahe. Ese nabo mu Rwanda mbese bavuye ahantu hadasanzwe. Ni worship team twabanye ubushize, kandi nzi ko mwese yabahesheje umugisha aho muherereye hirya no hino. Rero navuze nti abantu kubera ukuntu mbakunda, nongere mbahe ubunani nka Flower. Nukuri nabageneye kubaha worship team tugafatanyiriza hamwe twese gushima Imana kuko turangije umwaka w'ibihumbi 2020. Umwaka utari woroheye benshi, ariko kubera Imana tubonye tuvuyemo amahoro. Sibyo gushimirwa koko, ndibaza ko nawe ubona ko bikwiriye. Rero reka mbabwire ngo tujye kwinjira muri 2021 tuburudika. Tugira dute? Mbese tugiye kuburudika uyu mwanya, nanjye aho ndi mbese ndaba ndi kugira gutya. Tugiye gushima Imana, ntabyo wabona wabwira Imana uretse kuyishima, kuyiramya no kuyihimbaza, bikora ku mutima w'Imana, kandi nzi ko twese tugiye kunezerwa. Rero hari uri kuvuga ngo ese ko watinze? Nukuri nabatinzi, ariko rero ndakubwiye ngo wihangane, ntudusige, tubane kandi tugiye kugirana ibihe byiza. Rero ndabakunda, nakagaruka tukomezanye. Turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza, turashima Imana kubwa hano turi. Turabasuje mu izina rya Yesu. Turashimira SHILOH TV, turashima Imana no kubw'itorero ryacu, dushima Imana kubw'abashumba bacu n'abandi bose n'abakristo muri rusange. Rero muri uyu mwanya dushima Imana, turabaramye bashinzwe umurimo wo kuramya Imana no guhimbaza Imana mu itorero rya SHILOH Prayer Mountain Church. Aho tugiye guhabwa umugisha hamwe namwe duhimbaza Imana, turamya Imana. Imana iduhana umugisha muri rusange. Murakoze cyane. Imana turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, tugushimiye ubuntu bwawe, imbabazi zawe, tugushimiye uburinzi bwawe, uturinda umunsi ku wundi, amanywa na nijoro. Natwe tuzamuha icyubahiro cyawe kivuye mu mitima yacu, tuvuga ngo turanezerewe kubw'uyu mwanya, turanezerewe kubana natwe muri aka kanya. Haba ari twebwe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Rero wiganzire muri uyu mwanya, wiyoborere, turakwakiriye Yesu, turakwakiriye Imana, duhabwe umugisha. Haleluya, haleluya. Ni muri urwo rwego rero dusengeye uyu mwanya wo kuramya no kuguhimbaza Mwana. Reka ineza yawe n'urukundo duhabwe imbaraga nawe, ibyo tubona muri aka kanya, dusigwe amavuta nawe, kandi dukoreshwe nawe, tukuzamura icyubahiro muri uyu mwanya Mwana, kubera ari wowe ugikwiriye. Mu izina ryawe Yesu dusenga, ushimwe kubw'uyu mwanya, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Yesu ni wowe byiringiro byanjye, naho nanyura mu bikomeye, ni wowe mwungeri wanjye, sinzatinya, mucunguzi nguhaza maso.
Yesu ni wowe byiringiro byanjye naho nanyura mu bikomeye ni wowe mungeri wanjye sinzatinya mucunguzi nguhanza maso duhagije mwana turaririmba urukundo rwawe turaririmba imbabazi zawe turagushimiye kuri mwiza iyo ni ndahiro wirahiriye idasanzwe aho wivugiye kutazongera no kunywa ku mbuto y'umuzabibu turavuga ngo uruwera gitare kuko dukomezwa nawe uruwera gitare urumwami usumba bose mu ijuru no mu isi nta wundi wasa nawe uruwera gitare urumwami usumba bose mu ijuru no mu isi nta wundi wasa nawe uruwera gitare urumwami usumba bose mu ijuru no mu isi nta wundi wasa nawe uruwera gitare urumwami usumba bose ijuru no mu isi nta wundi wasa nawe uruwera kandi ijambo ryawe mwami ni ukuri kandi ijambo ryawe
yacu uri Mana itabesha amasezerano yawe ntiyahinduka nawe isi yavaho amasezerano yawe ntiyahinduka uri Mana idahinduka niyo mpamvu shima izina ryawe mwami niyo mpamvu shima izina ryawe mwami twongere tumubwire urera uruwera mwami urera uruwera 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 mwami kandi ijambo ryawe kandi ijambo ryawe mwami ni ukuri amasezerano yawe ntiyahinduka mwami niyo mpamvu niyo mpamvu shima izina ryawe niyo mpamvu niyo mpamvu shima izina ryawe mwami uri umwami mwiza haleluya haleluya mana Dufite niyo impamvu. mpamvu dushima izina ryawe dufite impamvu nyinshi haleluya niyo mpamvu tuvuga ngo uruwe zo gushima izina ryawe turagushimye yesu urakoze yesu haleluya twashyira hejuru umwami haleluya mana ushimye twazamura icyubahiro n'ukuri cyubahiro ni cyawe yesu urakwiriye yesu tukuzamura imitima oh haleluya uri umufasha mwiza mwami utabura guseruka mu byago no mu makuba niwo duhungiraho mana ushimye tukabona ubwihisho yego yesu turagushimye ubuhungiro umwami haleluya niwo buhungiro kristo tuguhaye icyubahiro yesu Mana niyo buhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje umufasha mwiza n'umufasha utigera yovya seruka mu ongera useruke mwami magorwa n'umufasha utigera yovya seruka mu magorwa Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje umufasha mwiza n'umufasha utigera yovya seruka mu magorwa uri umufasha mwami n'umufasha utigera yovya seruka mu magorwa mbega notanga iki mwami nishimwe
notanga iki mwami n'ishimwe ryawe ndaguhaye umutima wanjye uwuganze mukiza ndaguhaye umutima wanjye uwuganze mukiza mbega notanga iki mwami n'ishimwe ryawe mbega notanga iki mwami n'ishimwe ryawe ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza ndawuguhaye wose mwami ndaguhaye umutima wanjye abari wo bitegeka abari wo biganza naho imisozi yobomborana subirana naho inzuzi zosubirana sinzoguheba habanama sinzoguheba habanama mbega notanga iki mwami w'ishimwe ryawe mbega notanga iki mwami w'ishimwe ryawe ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza ndaguhaye umutima wanjye uganze mukiza turaguhaye byose wiganzire muri twebwe haleluya ushimwe Yesu habwa icyubahiro Mana naho amagambo yacu yaba amashyirwe hejuru mwami yego uri Imana nyamana uri Imana y'urukundo uri Imana yo kwizerwa uri umwami w'abami igitangaza naho akanwa kacu izina ryawe habwa icyubahiro mwami haleluya Yesu turagukunda mwami Imana turagushimye muri uno kandi turagushima mwami ko izina ryawe rihabwa icyubahiro Yesu izina ryawe rihabwa icyubahiro turagushima ko turi amahoro uraturinze abaye mu ruhande rwacu mana tutabaye icyubahiro Yesu uri mwiza n'amahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi haleluya shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana
unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro Amen. Mana turagushimiye n'ukuri. Tugiye guhimbaza Imana. Haleluya. Iyi ndirimbo iravuga ngo umurimo twahawe ntabwo ukoze isoni. Kandi ngo ukoze neza Imana iramwubaha ndetse ikanamwubahisha. Ikanayobora neza iby'urugendo rwe. Haleluya. Birakwiye kugushima Mana nzima umurimo wawe washyize muri twe wabaye itangiriro ry'uyu murimo uzawusoza nk'uko wawutangiye. Birakwiye kugushima Mana nzima umurimo wawe washyize muri twe wabaye itangiriro ry'uyu murimo uzawusoza nk'uko abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza umurimo twahawe ntabwo ukoze isoni ukora neza Imana iramwubaha ikamwubahisha kuko yayumviye iyobora neza iby'urugendo rwe murimo twahawe ntabwo ukoze isoni ukora neza Imana iramwubaha ikamwubahisha kuko yayumviye iyobora neza iby'urugendo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse Mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice Mana urawuzuza ukawusohoza ntabwo ujya ukora umurimo
umurimo wawe igice manura uzuza ukawusohoza waduhisemo kandi ukatwemera natwe turemeye kuyoborwa nawe uri icyerekezo cy'uyu murimo aho werekera niho twerekeza ko waduhisemo kandi ukatwemera natwe turemeye kuyoborwa nawe uri icyerekezo cy'uyu murimo aho werekera niho twerekeza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice manura usohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice manura wuzuza ukawusohoza abo wahisemo tuzamuye amajwi turagushimira yuko watwibutse mana ntabwo ujya ukora umurimo wawe igice manura wuzuza ukawusohoza. Wow, mbese ntiwaryohewe se ntiwishimye koko? Hari uko Flower atagize koko, hari uko ntagize koko ngo nkwifurize umwaka mushya muhire wa 2021. Basoreje ku ndirimbo nziza ngo abo wahisemo tuzamuye amajwi tugushimira yuko watwibutse. Mana ntabwo mbese nta muntu ugikora umurimo w'Imana ngo imukurire maho ntibibaho nubwo 2020 yakubihiye ikaba mbi, ariko hari ikimana yakoze. Nubwo kari gato wumva ko kari gato, ariko nukuri hari icyo yakoze. Nta udafite ishimwe numwe, twese turashima Imana yarakoze yo yaturinze tukaba tugiye mu kumuka w'abazima. Ndabashimiye cyane mwe mwese mutahwemye kubana natwe, mwe mwese mwadukurikiye aho muherere hirya no hino. Imana yo mwijuru ibaha umugisha mwinshi cyane, kandi nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2021. Uzahirwe muri byose, Imana izanezeza umutima wawe. Ndabakunda cyane, ntago nasuza ntakwibutsa ngo ukore subscribe. Wewe wayikoze ndagushimira, n'ubu ndacyagushimira. Wibuke like, share ndetse na comment. Ni Jackie Flower mukiri kumwe ibihe byose. Ndabakunda cyane, Imana ibaha umugisha.